nkuko mubibona haranditse ngo apply to become an Ingazi Youth Ambassador. So niyo mpamvu ngiye kugusobanurira ibijyanye n'aka kazi kari muri Ingazi platform. Batangiye hano hasi bavuga ngo are you passionate about empowering your peers and driving change in your community? The Ministry of Youth and Art, in a partnership with UNICEF and Generation Unlimited, is looking for 55 dynamic younger leaders to join the Ingazi Youth Ambassador program. So ngiye kugusobanurira rero kimwe ku kindi kugira ngo nujya no gusaba aka kazi uzamenye ngo ni ibiki nakitega, ese nzakora iki, kubera iki ngomba kwa applyinga. Ibyo byose nibyo ugiye gusobanukirwa muri iyi video. So nkuko mubyumva rero, Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi ku bufatanye na UNICEF barimo barashaka urubyiruko 55 babafasha muri Youth Ambassador program. So reka dutangiye tuvuga ngo Youth Ambassador program ubundi niki. This is a 6-month pilot initiative designed to empower younger people to mobilize their peer to use the Ingazi platform. So rero cy'ubushinjwe no gukora mobilization ku rubyiruko rugenzi rwawe kugira aba joining cyangwa se bakoreshe Ingazi platform. So hasi turamanuka, support them to register, complete the courses and access job and internship opportunities. Iki rero babafasha no kugira ngo biyandikishe kuri Ingazi platform, bagasoza ama courses ariho kuyiga ndetse bakaba babona akazi ndetse na internship opportunities. Ibyo byose nibyo Youth Ambassador abafashamo. Ikindi bavuze ngo contribute to closing the skills and employment gap in Rwanda. So hasi bakomeje ngo ambassador will be deployed in 5 locations. Aba ambassadeur rero bashaka ba Ingazi bose bazakirwa mu myanya iri muri location 5 zitandukanye zavuzwe hano. Location ya mbere batanze ni Musanze, iya kabiri ni Ngoma, iya gatatu ni Rubavu, iya kane ni Huye ndetse na City of Kigali cyangwa se umujyi wa Kigali. Iyo tuvuze umujyi wa Kigali tuvuze Gasabo, Kicukiro ndetse na Nyarugenge. So izo nizo location Ingazi platform ikoreramo. Each location will have 10 to 15 ambassadors. Byibuze muri location bavuze ruguru izajye ifite aba ambassadors bari hagati y'10 na 15. Murumva na abantu benshi bakenewe. Ibaze niba mu karere bakenewe mu turere dutanu bavuze hakenewe byibuze hagati y'abantu 10 na 15. Urumva ko ushobora kuba umunyamahirwe. Amahirwe na yawe rero kwa applyinga, ariko wakibaza ngo what will you gain? Ni iki ngewe nzajya nunguka nimba Youth Ambassadors. Nimba Youth Ambassador muri Ingazi platform, icyo uzunguka leadership, facilitation and digital skills. So leadership nyango murabizi no ubuyobozi, facilitation and digital skills. Zo tuvuze digital skills is all about technology. Nyango ibyo nabyo murabyumva. Goal based stamps of Rwanda francs 110,833 per month. So uzajya uhembwa ayo mafaranga 110 n'amafaranga 833 buri kwezi nuramuka ubaye mu Youth Ambassador. National exposure and chance to shape the future of Ingazi. Reka twihutisha kugira ngo mumaze mumenye ibyo musabwa n'uburyo muzabikora kugira ngo byibuze usobanukirwe iby'ingenzi. So who can apply? Nabibabwiye rero muri description yacu ya video, umuntu wemere kwa applyinga n'uri hagati y'imyaka 18 ndetse na 30. Ikindi kandi reside in Musanze, Ngoma, Rubavu, Huye or the City of Kigali. Byibuze agomba kuba aba muri izi location bavuze Musanze, Ngoma, Rubavu, Huye ndetse n'umujyi wa Kigali. So turamanuka hasi none bavuze ngo have at least an advanced level secondary diploma or equivalence. Byibuze agomba kuba yarasoje secondaire. Ibyo nabyo murabyumva afite ndetse na diploma. Complete 3 artificial intelligence courses on Ingazi and obtain certificate. Byibuze ko yararangije ko ama courses 3 kuri Ingazi platform. Aya ngaya rero kuyarangiza nta kundi no kuba warayize kuri Ingazi platform ukaba ufite certificate. Abantu rero mwabaye challenged n'izi certificate. Wazibona gute rero? Hano hasi babivuze muri steps to apply bavuze ngo join the Ingazi learning platform, complete 3 artificial intelligence courses and download your certificate. So urajya kuri Ingazi platform urandikamo www.ingazi.rwa hanyuma ujye kuri platform yabo utangire wige izi courses. Ni ibintu bisaba amasaha makeya ku buryo umunsi umwe wazisoza, hanyuma udownloading izo certificate kuko urabona uzazikenera muri application. Ni ibintu byoroshye cyane. Reka dukomeze hariya nanone mbaze nkubwire who can apply. Bavuze ngo
be fluent in Kinyarwanda proficiency in English, byivuze ko uvuga Ikinyarwanda neza ndetse n'Icyongereza ukizi. Ibi nabyo byaba iby'akarusho. Have complete profile on the Ingazi Career Hub, byibuze kuba warujuje profile yawe kuri Ingazi Career Hub. So ngira ngo nabyo ndaza kubibereka uburyo wakuzuza Ingazi Career Hub profile, uburyo bazuzuzamo nabyo nibyo ndi bugusobanurira hasi. Nimo ndihutisha kugira ngo byibuze tubinyuremo kugira buri wese abone amakuru ahagije. Be available for week long training in Kigali in late July. So urumva rero bazabanza batange training y'icyumweru kimwe, ugomba kuba uri available cyangwa se uzabona umwanya mu gihe cya training izaba muri kwezi kwa karindwi. Experience in youth leadership, mobilization or community engagements is an added advantage. Byibuze ko ufite experience mu buyobozi, muri mobilization, so byaba rero akarusho nanone. What's expected of you? Ese ni iki bakwitezeho? Icyo bakwitezeho rero, each month you will be required to register at least 167 youth on Ingazi. Byibuze nuko buri kwezi uzajya winjiza urubyiruko 167 kuri platform y'Ingazi. Rero nk'umuntu uzaba ushinzwe urubyiruko, ufite ahure n'urubyiruko, ntago abantu 167 wababura bo gushyira muri Ingazi platform. Uragenda ukabigisha, ukababwira ibyiza byawo, ukababwira amacourses ariho ko bajyaho bakayajoininga bakiga, hanyuma bakajoininga abo bose rero nibo bagenda babara. Ensure at least 25 compression. So muri aba 130 byibuze n'abaningu uzaba wala registerinze byibuze 25 bagomba kuzajya basoza amacourses, ukamakinga sure yuko bize kandi basoje babonye certificate. None mu gihe basoje kwiga, facilitate at least one job or internship placement every 2 months. Byibuze muri mezi abiri ukamenya ngo bamwe muri babandi basoje kwiga 25 basoje courses kuri Ingazi platform babonye akazi cyangwa se babonye internship. Izo rero zose ni achievement ugomba kwachievinga, izo ni goals ugomba kwachievinga. I mean, ambassadors who meet their monthly goals will receive the full stamped. Murabyumva neza, hari umuntu uzajya uhembwa ari amafaranga 110,833 yose nuko azajya byibuza yachievinze goals buri kwezi. Once ambassadors in each location will also help coordinate reporting and logistics. Nyago byo murabyumva, ahubwo reka twihute tujye kuri steps to apply. Aha niho nshaka gutinda kugira ngo byibuze buri wese amenye uburyo azakora application ye kugira ngo amahirwe atazamucika bitewe nuko yabikoze nabi. So reka mbanze ntangiye na step ya mbere kugira ngo ubyumve neza. My dear friend, ugende gakeya, wikihutisha, genda gakeya, amahirwe aza rimwe mu buzima. Rero step ya mbere, join the Ingazi Learning Platform. Icyambere ni kuri joining Ingazi Learning Platform. Complete 3 artificial intelligence courses. Byibuze wiga amasomo 3 ari kuri Ingazi Learning Platform and download your certificate. Ya certificate yo nababwiraga nahanga uzayikura. This is mandatory. Iri ni itegeko cyangwa se ni ngombwa kuba warasoje aya macourses 3 ukafite certificate, kuko baraza kuyikubaza muri application iyi certificate yabo wakuye kuri Ingazi Learning Platform. So inama nakugira rero, wikora application mbere yuko utarasoza zila courses. Banzu zijyeho na amasaha makeya, umunsi umwe urabonye certificate zawe, nujya ukiga ugasoza byibuze zila course 3 bakubwira. None hano bamaze bavuga ngo watch this video ngaha, watch this video to see how it's done. Ushaka kureba uburyo izi certificate bazikora rero cyangwa se uburyo bakora iyi application, urareba ino video yabo iri kuri YouTube. Ngiyi link bayishyizeho, ushobora gucaho, nanjye ndaje nyishyira muri description, cyangwa se ushobora no kunyandikira WhatsApp nkayikoherereza ukigira ukareba iyi video y'uburyo application ikorwa n'uburyo za certificate uzidownloadinga cyangwa se uzibona. Bamanutse barongera bavuga ngo kuri kabiri, click the application link provided to applicants. So uragenda rero kuri link batanze ari uklikaho kugira ngo applying. You will be direct to the Career Hub sign in page. Direct rero tujya kuri Career Hub yabo page yabo, hanyuma utangire application. So nugera kuri page yabo rero, once at the sign in page, click don't have an account yet. So right uklika kuri don't have account yet, urumva ko nta account uraba ufitemo, niho uri bukirike. Ahubwo none urareba muri right corner yabo ahantu handitse ngo create an account, niho uri bukirike.
create one in the top right corner. I'm so sorry. So ndi kwihuta niyo mpamvu ndimo ndagenda nirukanka cyane. Kamanuke hasi bavuze ngo create an account on the Career Hub and completely fill out your profile. So rero alright, numara gucreating account kuri Career Hub uruzuzamo imyirondoro yawe, amazina, bumva profile nawe urabyumva. So choose I am job seeker. Ni uri buze gucuzinga I am job seeker kuri mo rashaka akazi. Ikindi cya gatatu bavuze ngo fill out the onboarding form. I'm sorry. Set up your profile, click the I accept. Once you are at the opportunity, click apply. Fill out the application form that open with accurate detail. Upload your 3 artificial intelligence course certificates in the form. Urabyumva rero za certificate hano ziri buze gukenerwa mu gihe uraba uri gukora application, uraza kuzikenera. Submit the form and await a response from the organization. So urumva numara gusubmitinga rero na handi urategereza igisubizo kizava muri Ingazi team.